Hari umugabo n'umugore babanaga mu rugo rwabo mwituze kugeza ku munsi w'ibintu bidasanzwe byatangiye kubabaho. Byose byatangiye nyuma yo gutaha bavuye gushyingura inshuti yabo. Bari bananiwe cyane, umutima uremereye cyane nk'abantu babuze uwo bakundaga, ariko nyuma yo gushyingura ibintu byatangiye guhinduka ubwo bakuzura imitima yabo. Mu ijoro rya mbere nyuma yo kuva gushyingura, saa sita z'ijoro zuzuye neza, telefone zabo zombi, iy'uwo mugabo n'iy'uwo mugore zatangiye gusonera icyarimwe. Byarabatunguye cyane, ariko kubera umunaniro babifashe nk'inzozi cyangwa kwibeshya, ntibabyitaho. Ariko bukeye barebye muri telefone zabo, nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko hari uwigeze abahamagara, nta nimero, nta missed call, nta gihamya na kimwe cy'ibyaraye bibaye. Barabyirengagije babifata nk'aho wenda barotaga cyangwa bumvise nabi kubera umunaniro uvanze n'agahinda ko kubura inshuti yabo. Ariko ijoro ryakurikiyeho byongeye kuba. Saa sita z'ijoro zuzuye neza, telefone zombi zongeye gusonera icyarimwe, ariko screen ari umweru gusa, nta nimero igaragara. Ubwo noneho ubwoba bwatangiye kubinjiramo buhoro buhoro. Umugore yabujije umugabo kwitaba, bavuga ko bazareba ibiri kuba mu gitondo, ariko nabwo ntacyo babonye. Basanze n'ubundi nta cyerekana ko bahamagawe. Ijoro rya gatatu ryaraje, ibintu birushaho gukomera no kubatera ubwoba. Ntibyari bisanzwe kuko n'ubundi nta nimero yagaragaraga ko yabahamagaye. Bukeye basanze mu nzu yabo huzuyemo udusimba twinshi cyane, imiswa, inshishi ndetse n'intozi bitari bisanzwe bihagera. Yewe byari bigoye ko byabona naho byinjirira ngo bihagere. Ikindi cyabatunguye kurushaho nuko umuryango w'icyumba wari ufunguyeho gato, kandi uwo mugabo yari azi neza ko yawufunze mbere yo kuryama. Ibyo byose byatumye batangira kugira amakenga, ndetse ubwoba burushaho kwiyongera. Muri icyo gitondo uwo mugabo yahise ahamagara inshuti ye ayibwira ibyo bari bari kunyuramo. Iyo nshuti imubwira ko bashobora kuba bahuye n'impanuka zisanzwe za network ku matelefone yabo, maze ibagira inama noneho ko muri iryo joro ry'uwo munsi baza kuzimya telefone zabo bakareba niba byongera kuba. Iryo joro bubahirije inama y'inshuti yabo maze bazimya amatelefone yabo bo yombi. Ariko saa sita z'ijoro zigeze, nk'uko byari bimaze iminsi biba, telefone zombi zatangiye gusona zifunze. Uwo mugabo yahise agira ubwoba bukomeye, ariko nubwo umugore we yari yamwinginze ngo ntiyitabe, yafashe icyemezo gikomeye cyo kumenya ukuri. Yitaba telefone ye, akimara kuyitaba ako kanya amatara yose yo mu nzu yahise azima. Umwijima wuzuye icyumba cyabo, maze kuri ya telefone yitabye yumva ijwi rihumeka rifite ubwoba. Hanyuma ijwi riracikagurika, rimuvugisha rimusaba ubufasha riti mufasha, maze umurongo uhita ucika. Iryo jambo ryatumye ubwoba bwinjira mu mutima wabo burundu. Bukeye mu gitondo ya nshuti yabo yaje kubasura, yumvise ibyaraye bibabayeho, isaba kurarana nabo kugira ngo irebe ibibera aho hantu. Nubwo uwo mugabo atabishakaga cyane yarabyemeye. Iryo joro ibintu byatangiye guhindura isura. Inshuti yabo yazanye divayi, baricara baraganira, ari nako basoma kuri divayi. Ariko iyo nshuti nigeze isomaho, ndetse n'umugore wo muri urwo rugo ntiyayinyweye kuko yavuze ko atari kunywa inzoga muri iyo minsi. Ariko mu buryo butunguranye uwo mugabo nyir'urugo yatangiye gusinzira cyane, nkaho hari ikintu kimufashe. Yafashwe n'ibitotsi bidasanzwe, maze ahita aryama mu ntebe zo muri salo. Mu gihe yari asinziriye ibintu byahise bihinduka. Ya nshuti yabo yatangiye kwegera wa mugore, itangira kumukanga imubwira ko nubwo yigize umunyabwenge akanga kunywa, ariko ntacyo biri buze kumufasha. Mu gihe gishaka kumwegera, imirabyo yararashe, inkuba irakubita, maze imvura iragwa cyane. Umurabyo warakubise maze uracana ugaragaza ku idirishya umuntu uhagaze hanze. Yari umugore wambaye ikanzu y'umweru, anyagirwa n'imvura, atanyeganyega, imisatsi ye yasambagujwe. Ya nshuti yabo imubonye ihise igira ubwoba bwinshi cyane, itangira kudidimanga ivuga izina ry'uwo mugore iti Serine. Umugore w'uwo mugabo nawe yabonye uwo mukobwa ahita amumenya. Yihutiye kujya ku rugi aramufungurira maze arinjira. Wa mugore yinjiza ananiwe, asa n'uwahuye n'ibibazo bikomeye. Yarebye mu nzu arangira atunga agatoki ya nshuti ati uyu ni umuntu mubi cyane. Aho niho ukuri kwatangiye kumenyekana. Serine yavuze ko iyo nshuti ariyo yishe umugore wayo baherutse gushyingura, kandi ari nayo yamushimuse imujyana ahantu habi ikamufungira nayo ashaka kumwica kuko yarazi ukuri. Yasobanuye ko hari umuntu wamugiriye impuhwe mu bari bamushimuse, akamufasha guhamagara abo bantu nijoro, arizo telefone zasonaga buri saa sita z'ijoro ngo basabe ubufasha bazi bamutabare. Ijoro rya nyuma ubwo bitabaga telefone niryo yabashije gutorokamo.
Mu gihe yari akiri gusobanura ibyamubayeho, muri ako kanya polisi yari yamaze kugera hanze y'urwo rugo. Umugore wo muri urwo rugo yari yabahamagaye mu ibanga rikomeye ubwo barimo baterana amagambo na ya nshuti yabo. Iyo nshuti yahise ifatwa itarwanya kuko yari izi ko byose byamenyekanye. Nyuma yaho Celine yababwiye inkuru yose uko yakabaye. Kuva umunsi za telefone zarahagaze ntizongeye gusona, amahoro arongera agaruka muri urwo rugo. Celine nawe arabohoka, wa mugabo ajya guhanirwa ibyaha bye birimo kwica ndetse no gushimuta. Maze abantu bose basobanukirwa ko nubwo ikibi gishobora kwihisha igihe kirekire, ukuri guhora gutsinda. Naho inkuru yacu irangiriye. Haba hari isomo gusigiye? Bitubwire muri komenti. Mukomeze kugira ibihe byiza.